Iyi ni radiyo ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Twongeye kubakira, turabashuje abanyarwandakazi kandi tubahaye ikaze hano kuri radio televiziyo ihuriro, radio televiziyo yanyu. Uyu munsi turi kuwa kabiri, ni ku itariki y'ikenda mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024. Buhoro buhoro turagera twegereza ikinamico ry'amatora. Aha rero i Pretoria muri Afrika y'Epfo mu bukonje bwinshi cyane. Ndabashuje, ndi Claude Maria Bernardo Kayitare. Tuje rero kugira ngo tubaganirire ibirimo bivugwa mu gihugu cyacu, aho muri uwo mukino nyine wiswe wo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi, uyu munsi Paul Kagame yahuye ku murindi n'abo bita content creators cyangwa se abiyita ab'imihanda. Murabizi bano bantu bakorera kuri za YouTube, abantu bakora ibintu bya publicité, muri make abo bantu nyine biyita ibyo ku muhanda. Umuntu rero akaba yakwibaza ati ni ukubera iki kiganiro uyu munsi muri ibi bihe? Umuntu akaba yakwibaza ati ni ukubera iki kiganiro cyabereye ku murindi? Ni ukubera iki byinshi byavuzwemo, ndetse hongeye kwibuka amateka ya ba Frere General Frere Rwigema, ndetse ba Major Chris Bayingana na ba Peter Bunyenyezi n'abandi. Impamvu ki uyu munsi turabigarukaho mu kanya, hanyuma turaza kurebera hamwe ku miterere y'ikibazo cyangwa se uburyo Ubwongereza n'u Rwanda barimo kurebana magingo aya nyuma ya diri y'abimukira ndetse no gutsindwa kw'ishyaka rya Rishi Sunak, uriya mucanshuro nawe w'umwimukira wumva adashakira ineza abandi bimukira. Turakomeza kandi tuze kureba aho Louise Mushikiwabo ejo yagaragaye muri Canada, ndetse aho yari yagiye kuganira mu nama y'abadepite bakomoka mu bihugu bivuga ururimi, umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, ari wabereye nyine secrétaire général, ariko akaba nawe yaragiye kuhahurira n'imbwa yiruka, aho abakongomani bamugose bakamuhata ibibazo, agatabarwa n'abazungu, ndetse rwose bakamujyana bamufashe mu maboko. Green Party ni ishyaka rya Dr. Frank Habineza, ishyaka naryo ryaje nka karegeya cyangwa se umwe mu muri babiri bazaherekeza umugeni. Mu kwiyamamaza rero kwa Green Party barimo baratubwira ko icyo bagiye kuzadukorera, bazadukuriraho umusoro w'inyongera ku nyungu cyangwa se ku byagurishijwe, uwo bita TVA cyangwa VAT. Uwo musoro ni ukuvuga taxe sur la valeur ajoutée, VAT yaryo bivuga iki? Value added tax. Nuko Green Party rero bakumva ko bazadukiranura n'uwo musoro. Ubwo ni mu kanya nibyo tugiye kuganiraho mu buryo burambuye, hanyuma abanyarwanda namwe mukivugira nanyu mukazihitira, hanyuma mukazabona uburyo nyine muherekeza umugeni wanyu. Iyi ni radiyo ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu kanya, uyu munsi muri iki gitondo nibwo Paul Kagame yagiye ku murindi, yakoze urugendo rurerure rwose, ajya guhurirayo n'abitwa le content creator, cyangwa abitwa abo ku mihanda, aho nyine yagiranye ikiganiro nabo. Ikiganiro cyakozwe mu rurimi rw'icyongereza, ariko cyane cyane mu by'ukuri cyibanze
ku mateka ya FPR Inkotanyi igihe cy'ishyamba n'intambara, igihe nyine FPR Inkotanyi yateraga igihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihe rero turimo gusatira amatora, nibwo Perezida Paul Kagame uzwi neza ko afite ibibazo byinshi bimuzungurutse bimukomereye mu karere, cyane cyane ibibazo bya diplomasi, intambara muri Congo, ndetse no guhabwa akato na Amerika. Ibyo murabizi, Union Européenne ikaba yaramukubise ishoti mu minsi 2-3 ishize, hanyuma akaba yaratakaje na diri ikomeye cyane y'Abongereza, ariko byose bikanagerekaho ko ari mu kwiyamamaza, arimo kugerageza kwerekana ko ari igihangange, arimo kugerageza kwerekana ko ari we abanyarwanda wenyine bashobora guhitamo, ari we bakunda kurusha abandi. Nyamara kandi tukaba tuzi neza ko ibyo byose bikorwa ku gahato ndetse n'ikiboko kirimo, aho abantu bamwe bahatakarije ubuzima. Ibyo murabizi kuva kampanye yatangira, aho ababyeyi babyarira mu mihanda. Ibyo murabizi, aho abaturage babyutswa saa 8 saa 9 z'ijoro kugira ngo bajye kumutegereza ku masite y'amatora. Ku rundi ruhande, uyu munsi noneho arimo kuganira n'abanyamihanda. Muzi neza ko uwitwa umusitari wese, ejo bundi numvishe bamwe mu banyamihanda nyine bavuga ngo si abasitari ni abasitare. Abo bose basitaye uyu munsi bagiye kubateranyiriza ku Murindi, aho Perezida Paul Kagame yaganiraga nabo. Ariko noneho iki kiganiro kikaba cyateguwe mu buryo burimo amacenga menshi. Icyo nababwira ni uko muri izi ngendo zo kwiyamamaza, muri izi ngendo za kampanye ya Paul Kagame, aho bashyira abantu ku kiboko, ni nako birirwa birukanka ku basitari, kuri aba basitare, abanyamihanda, aba content creator, abantu bo kuri za YouTube, abantu bakora ibintu bya za TikTok, abantu bakora ibintu byo kwiyamamaza. Uyu munsi bose babakusanyije babajyana ku Murindi. Ikibazo cya mbere Kagame yabajijwe n'umuntu w'umuswahili, ntabwo nibuka neza izina rye, ariko ibyo ari byo byose akabanza akitorora, niko abagande bavuga. Noneho ariko akaza kugira akavuga ati ariko kandi iki kibazo ngiye kukibaza mu Cyongereza. Yabaye nk'usifura, kuko icyo bita gusifura kudamvuwa, cyangwa se uriburira abandi, noneho ibindi bigakomeza mu Cyongereza. Nubwo Kagame nyine mu tuntu two gusa nushyiramo uturingoshyo yagezagamo agashyiramo utunyarwanda duke, ariko mu by'ukuri biragaragara ko strictement ikiganiro cyagombaga kuba mu Cyongereza. Tukibaza tuti kuva iyi kampanye yatangira, mwabonye ko amashusho agaragara imbere uzasangamo ba Kibonge bambaye amabara yose ariho FPR Inkotanyi na Paul Kagame. Uzasanga ingofero za Team Pike, uzasanga noneho nunareba no mu biganiro birimo gutangwa kuri za YouTube, nimushaka murebe bya bindi babandi biyita abahanuzi, abapasiteri, abavugabutumwa n'ibiki, urasanga nabo ntihaburamo akantu ka Pike. Uraza gusanga abatangira ibiganiro byabo ntashobora gusohoka atavuze ku gipfunsi. Urasanga ibi bintu noneho nugenda, hari ahandi hantu kera twajyaga dutaramira, ariko se mwabikora mutese ubu ngubu ko inzara ibamereye nabi? Kera twajyaga tujya gutya, umuntu akava ku kazi ugahitira ahantu ukifatira irikonje. Ubu ngubu rero biragoranye kubera ko ryigonderwa na bake. Mu mugoroba abenshi bajya kureba ibintu by'ibirori. Buri munsi muzakurikire hari igitaramo cy'abanyarwenya bita Gen Z. Ndabamamarije, igesi uwo ari wese uzashaka azaze mwamamarize. Ariko icyo gitaramo cy'abanyarwenya bita Gen Z, muhite mwandike, ntabwo ari Gen Z imwe muri Kenya, ni Gen Z. Baranamubajije umuhungu nyirayo witwa, ngira ngo ni Migabo, yitwa Merci, ariko niba ari Migabo cyangwa Kagabo, ibintu nk'ibyo. Baramubajije bati se Gen Z bishaka kuvuga iki? Aravuga ngo ni Generation Z. Ni ukuvuga mbese generation iheruka. Muzi ko Z cyangwa za niyo nyuguti ya nyuma mu rutonde muri za alphabet. Generation rero iheruka, Gen Z. Uru rubyiruko nabo ni urubyiruko mu by'ukuri. Aba bahungu b'abanyarwanda
uyu muhungu akodesha cyangwa se ararika abakomediye akabishyura umwe kuri buri nabyita ngo ni seanse se kuri buri kirori cy'umugoroba. Ni ukuvuga iki? Abakeya basigaye bajya kubera ko abantu babasha kwigondera ikonje ni bake cyane. Sinzi niba mu migina ibyashara bikibonekayo, ariko noneho icyo nashakaga kuvuga cyane, muzarebe izi GNZ muzasangamo uyu muminisitiri wihinduye umumotsi mushyashya umuswahili witwa Utuma Twishima Abdallah, ntabwo ayisiba. Abdallah uzasanga avugwa na benshi mu biyita aba YouTuber cyangwa se abanyamihanda, uzasanga buri gihe avugwa. Uyu mugabo rero mbibutse ko igihe Kagame yongeraga gutorerwa perezida, kuba perezida wa FPR, mbese bamutangaho umukandida muri ya kongere yabo, hanyuma umugore umwe wari vice presidente nabonye baramushize muri guverinoma. Uyu mugore witwa vice presidente aho yasobanuraga ukuntu bamutoraguye tingitingi, ukuntu abasirikare bamubwiye n'ibiki, tukabaragurira tukabwira tuti nyamara uyu mugore ibi ntago azabigumamo kubera ko yavuze ikintu kidasoundinga neza mu matwi ya chairman. Hariya niho abenshi twamenye ibye personnellement, niho namenye uwitwa Utuma Twishima Abdallah, nabwo batangiye kwamamaza ko ari umuntu w'igihangange ngo ufite za diplome nyinshi muri santé publique. Ntumbaze, ni naho yatangiye kujya avuga ibintu yumva yagenera urubyiruko bicuramye nabyo. Aha Utuma Twishima yaje kuba koko umuntu winjira mu bintu by'urubyiruko, akinjira muri za YouTube. Mwibuke saga yabaye aho King James uriya muririmbyi yaburanaga n'umuntu wari waramufinanshije akamuha ngira ngo ni $30,000 by'amadolari niba nibeshye cyangwa by'amayuro, kugira ngo bakorane uruganda rwo gukora ifu ya kawunga. Hanyuma Utuma Twishima urubanza akarukatira kuri Twitter. Icyo kintu mu cyumva, urubanza akarukatira kuri Twitter. Aya mayeri yose byari ibintu byo kugenda basasira amatora. Utuma Twishima rero arara amajoro atembera muri abo banyamihanda muri za YouTube, ndetse uzasanga agaragiwe somehow na ntuza n'uwitwa Scovia Mutesi, nawe perezida yakozeho urwenya amubwira ati burya ndakuzi ndagukurikira buri gihe. Muzasangamo uyu mudamu witwa Emma Claudine wajyaga yigisha ibyo gutera akabariro. Ubu nawe yabaye umuntu ukomeye, yanditswe ku gipapuro cy'umuhondo, ntabwo ari ibintu byo gukinishwa. Uwo nawe Emma Claudine ntashobora gusiba muri Gen Z. Aba rero baratangatanze. Ba baturage bajyaga bavuga ko, ngira ngo ejo hari hatahiwe mu Mutarahari, ba baturage bajyaga bavuga ko mu duce twabo nta mazi, ba baturage bajyaga bavuga ko bambuwe imirima, ba baturage bandi bose barafite ikintu icyo ari cyo cyose cya complain, barabazungurutse babinjizamo abantu. Noneho aba ba YouTuber Ribu yajyaga yirukankaho ngo bavuze ibishegu, barabazungurutse. Ribu ntikibavugaho, Utuma Twishima ministre ni ubarimo. Uyu mugore wagizwe director cyangwa secretary w'ibintu nazi ibyo ari byo, Emma Claudine, wajyaga yigisha nawe kuri YouTube ibyo gutera akabariro. Uyu nawe nimureba neza muri GNZ muramusangamo. So ibi bintu rero byinuza byo kwinjira mu ba content creator, byo kwinjira ahantu urubyiruko ruhurira, byo kwinjira mu tuntu twose bashobora kubonamo influence. Buri muntu buri nguni, umugani w'aba bahungu bandi na buri nguni nabo bajya bavuga, muzi ko buri nguni nabo ari abantu basetsa, buri nguni na buri kantu nabo ntibajya bavuga ngo bataye batavuze ku gipfunsi. Aba bantu bamaze kubinjiramo, ni strategy yakozwe. Ejo bundi hari umuntu wabazaga ati se iyi guverinoma ya huti ihinduwe, aho bavanye Budome kuba ambasaderi mu Buholandi, bakamuzana bakamugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kandi hari saga y'ukuntu yateye inda umugore bakoranaga muri ambasade, akamwandagaza kubera ko umugore byabaye ngombwa ko atandukana n'umugabo we, none ndetse akaba yaramwimye indezo. Ahubwo uyu muntu ntiyari akwiriye guhanwa. Oya da,
ntabwo igihe cyo guhana ubu ntikiriho, igihe cyo kureba ibigenda nabi ubu ntikiriho, ikintu cyose gihari ubu ngubu ni Team PK. Reka dukomeze tujye kuri kino kiganiro cy'abanyamihanda. Nagira ngo gusa mbahe clue y'ahantu mushobora kurebera umuntu yanahera yanariza. Perezida Paul Kagame rero nari maze kubaza ntese kubera iki mu gihe turimo gusatira amatora, mu gihe ni kampanye mu by'ukuri isa naho yarangiye, sinzi niba hari akarere asigaje, mu gihe turimo gusatira amatora, mu gihe hari ibibazo bikomeye mu by'ukuri bya diplomasi mu karere, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengerazuba, ntaho u Rwanda ruhumeka neza, ukagenda ukareba intambara ya Kongo iri ukwayo, ntabwo iyo ifite umwihariko, ntabwo umuntu yayivanga n'ibyerekeranye na diplomasi icumbagira. Ariko noneho ukareba iyi saga y'ejo bundi aho Union Européenne, umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, wafungiye robine miliyoni 20 z'amayero Paul Kagame yakoreshaga mu ntambara muri Mozambique. Uretse ko nababwiye neza kandi nshobora kubihagararaho ko biya bisumizi ntibizava muri Mozambique, bazasigazamo nyine abazahasigara, nk'uko Kabarebe yavuye i Kinshasa akahasigaza abandi, ubu bakaba bari mu kuri koroza. Noneho ukabona reba iyi diri y'Abongereza, donc aho Rishi Sunak n'ishyaka rye batsindiwe, hakajyaho ishyaka ry'abashyira imbere umurimo, aba ba Labour bakaba barahise bahakana bivuye inyuma ko ibyerekeranye na diri y'Abongereza yo kujyana abimukira mu Rwanda bitagishobotse. Noneho Kagame afite muri gahunda gushakisha no kuzura ibintu byose ibyo abantu mu by'ukuri bari batangiye bakundira inkotanyi, ubu bitari bikivugwa. Muraza kumva Paul Kagame avuga kuri ba General Rwigema, umuryango we yarawutereranye, abana be bafatwa nabi barahunga, bamutumira mu bukwe bw'umukobwa we, azamo mu buryo bwo kwiyerurutsa no kwiyenza no kuvuga amagambo mabi. Ejo bundi aragerageza afata umukobwa, sinzi akabuhendwa abana yamuhaye, iyo ngiyo mu butegetsi i Kigali, ariko bizwi neza ko umuryango we udafashwe neza. Noneho kandi nta munsi w'ubusa badatoteza umuhungu wa Fred Rwigema bamusaba ngo gutahuka. Ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri byari byaribagiranye ku buryo ndetse Kagame ntatinya no kuvuga ko Fred Rwigema nta butwari bwe, ntatinya kubivuga. Noneho reka ibyo ngibyo rero tubyihore, twibaze impamvu noneho kuri uyu munsi aho ibintu byose bimaze kumunanira, aribwo azanye bari abantu bitwa bo ku mihanda, buri muntu ajya hariya akavuga ibyo ashatse. Ubu ntibizanabatangaze nimuzabona yatumiye baba abo ngabo babandi bavuga ko bongera ingano y'igitsina, bo bavura amavangingo, babandi bavuga ko bahanura ibintu bimeze bite n'ibyagute. Ibi byose nyine tubona kuri YouTube mu Rwanda bita ku mihanda, ntibizabatangaze nimubona nabo yabatumiye. Noneho yafashe bari abantu aba YouTuber abajyana ku Murindi aho yagombaga kujya kuganirira nabo, ariko abajyana ahantu historique, kandi mu kugerayo akora ikiganiro cyane kirambuye kuri bagenzi be cyangwa abamubanjirije muri uru rugamba rwa FPR Inkotanyi. Perezida Paul Kagame rero yavuze ko ngo nyuma y'urupfu rwa General Majoro Fred Rwigema, mu by'ukuri yanaganiriyeho cyane, ariko ngiye kugerageza kunarayitinga histoire yavuzwe na cya kinyamakuru cyabo nyine cya igihe.com, ariko icyo nzi neza nuko yabizanye kugira ngo yongere kubyutsa memoire z'abanyarwanda, yongere gusa naho ahindukiza amaso yabo, noneho bongere bamwibuke nka muntu wa cya gihe, apana Kagame w'igisambo w'uyu munsi, apana Kagame utema urutoki intoki z'abantu, apana Kagame ushonjesheje abanyarwanda. Donc bongere bamwibuke muri cya gihe, muri ya minsi. Igihe rero kiravuga kiti Perezida Paul Kagame yavuze ko nyuma y'urupfu rwa General Major Fred Rwigema wari uyoboye ingabo zahoze ari za RPA zatangije urugamba rwo kubohora igihugu, ibintu ngo byarushijeho kuba bibi, ngo ku buryo yageze ku rugamba asanga hari ibibazo byinshi. Mwumve, agiye kwigira umucunguzi. General Major Fred Rwigema uri mu batangaje
urugamba rwo kubohora, ahubwo sinzi n'igituma avuga ko ari mu batangaje, kandi mu by'ukuri ari we warutangaje. Urugamba rwo kubohora igihugu yatabarutse ku itariki ya 2 Ukwakira 1990 ku munsi wa 2 w'urugamba, akaba yarapfiriye mu gace ka Nyabwishongwezi nyuma yo kuraswa n'ingabo za leta bari bahanganye. Iyi version nayo ivugwa mu bundi buryo kandi bikanavugwa n'abari bahari, ntihagire ubingerekaho. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kuri uyu wa 2 ku itariki ya 9 Nyakanga mu mwaka wa 2024 yagarutse kuri ariya mateka. Kuki yayagarutseho yari yaranayavuyeho, yewe niyo bajyaga bavuga ibyerekeranye na Fred Rwigema wajya gusanga mu by'ukuri ari ibintu mwiritetinga ukuntu. Yavuze ko ngo agaruka ku rugamba avuye mu masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, numvisha avuga ngo ni bari Kansas, ngo yasanze ngo ibintu bimeze nabi. Ati ubwo intambara yatangiraga mu 1990, mbere yaho narindi mu ngabo za Uganda, aho bamwe muri twe twari tuzirimo, bamwe muri twe twari tuzirimo. Ati ubwo intambara yatangiraga ntabwo narindi hafi ya hano, narindi mu masomo ya gisirikare i Kansas muri Fort Leavenworth, ariko nagombaga kugaruka kugira ngo mbe ndi kumwe n'abandi. Ubwo nazaga nasanze ibibazo kubera ko umuyobozi wa mbere w'urugamba rwacu yari yishwe ku munsi wa 2 wo gutera Fred Rwigema. Byari bisanzwe ari ibihe bikomeye, noneho ingabo zibura umuyobozi, igikurikiraho kirumvikana ngo mu buryo bworoshye. Yanavuze ko kandi ibintu Kagame aba yavuze biba byiza iyo umuntu abishyize ahantu bigashyingurwa, ikindi gihe abantu bakazajya babireba cyangwa se bakazajya babyumva. Yavuze ko kandi amaze kugera ngo ku rugamba hakurikiyeho kongera kwisuganya, ari nabwo hafashwe agace ka Murindi ahashyizwe icyicaro gikuru cya FPR na RPA. Ati igihe nagarukaga mu byumweru 2 bya mbere byo mu Kwakira 1990 nari navuye muri Amerika, ndaza njya hamwe n'abandi tugerageza kongera kwishyira hamwe, ubundi dutangira kurwana, noneho mu buryo buteguye neza kubera ibyo bibazo byari byavutse dupfusha umuyobozi wari uyoboye urugamba. Muri kiriya kiganiro Perezida Paul Kagame ngo yabajijwe aho yakuraga icyizere ko bazatsinda urugamba, cyane cyane ko ngo bari bahanganye n'ingabo z'igihugu. Mu gusubiza, Perezida Paul Kagame yavuze ko ngo nta kintu kidasanzwe cyabahaga icyizere uretse guharanira uburenganzira bwabo. Ati ndakubwiza ukuri, ntabwo ari siyanse, ngo muri siyanse nararebaga nkabona turi butsinde. Ati nta kindi kintu cyari gihari cyatwemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakiraho. Uwo ni Kagame ubivuga. Kagame kandi yavuze ko bari bafite amahitamo 2 gusa yo guhunga bagata urugamba cyangwa guhagarara bagakomeza guhangana ku rugamba. Ati washoboraga kuvuga ngo ndabihunga nkize amagara yanjye, kuko hari n'ababikoze bakihungira bakagenda babivamo, n'ubu ngo baracyari n'ubu ngo bariruka ntibaragaruka. Ibyo wabikora. Ikindi ngo ni ukuvuga ko ngo ibyo narwaniraga Kagame ubwe bwite ngo ni ukuri kwanjye, ngomba kubikomeza ninabizira ngo mbizire. Donc yaravuga ati yewe ibyo narwaniraga nta kindi kwari ukuri kwanjye, niyo nabizira nkabizira.
aha Kagame yavuze ibintu birebire cyane, avugamo bariya banyakwigendera bose barimo General Major Fred Rwigema, avugamo ba Peter Bunyenyezi, avugamo ba Bayingana, avuga uko ibintu byagiye bigenda akabirambura, ariko mu by'ukuri ugasanga ikigamijwe cyane kurusha ibindi ntabwo ari ukuba yageragezaga kwerekana ubutwari bwe, kubera ko ubutwari bwe muri iki gihe arimo arabugenza buhoro, ahubwo yashakaga mbese kongera kugarura imitima y'abantu. Tuzi amasaga yagiye aba, tuzi ko abo banyakwigendera nyine babaye banyakwigendera, batangije urugamba, bagize n'ubwo butwari bwo kuba baragize ibyo bakoze adahari, ndetse hari na za version, ntabwo ari ngewe ubivuga nanone, hari na za version zivuga ko impfu zabo yazigizemo uruhare, hari na za version zivuga ko nk'ubu zivuga ko imiryango yabo ntawe uyitayeho, ntawe uzi uko ihagaze. Ibyo byose rero iyo perezida wa repubulika akabizana noneho mu gihe ntiyigeze abivuga aganira na Cleophas Barore, wa munyamakuru uri ku ibere ngo bivugwe na RBA, ntiyigeze abizanye kuri abantu bo ku mihanda, aho umuntu azinduka mu gitondo yari umupasiteri akagenda akajya muri saga yo kujya gusaba amafaranga ngo avuye ikuzimu, undi akaza akajya muri saga yo kuvuga ukuntu agiye gusumbakaza abapfakazi, undi akaza avuga ibyerekeranye n'ukuntu bavura ibitsina, niba ari ukuvura ibitsina, niba ari ukubyongera. Ibyo byose ngabo abantu perezida aba yarundanyije kugira ngo aganirize bino bintu, akabibaganiriza muri iki gihe icy'amatora. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ubu ngubu message yanaze muri bariya bantu, ndabarahiye mu gitondo murebe kuri YouTube z'abanyarwanda, muraza kubibona, byonyine muraza no kumva hari n'abantu berekana ko bakiriye batarigeraga bagira umuntu ubakira. Reka dukomeze. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Banyarwandakazi, nshuti z'ibiganiro byacu, nshuti za radio televiziyo Ihuriro, nari maze kubivuga mu kanya ko ibi ari ibihe biremereye u Rwanda, biremereye Paul Kagame, ari ibihe umuntu yavuga ko ari hahandi umuntu avuga ngo iyo wenda gusimbuka urabanza ugatera intambwe ugasubira inyuma. Navuzemo ibyerekeranye na diri y'Abongereza, navuzemo ibyerekeranye nuko mu by'ukuri ibyari byitezwe kuri bariya bimukira atari byo twabonye kuri ubu ngubu, kuko uretse ko n'ubundi twari twarabivuze umutima muhanano, ariko nguko uko bimeze. Noneho rero hano hari inkuru nanone dukesha kiriya kinyamakuru cyabo, ikinyamakuru cy'igihe, ariko nanabibonye no mu zindi nkuru zanditse mu zindi ndimi. U Rwanda rwo rwivugira ko ngo rwasubije Ubwongereza ngo buteganya guhagarika amasezerano yo kohereza abimukira. Ntabwo ari Ubwongereza buteganya guhagarika amasezerano y'abimukira. Banyarwandakazi, Kagame Paul n'abagaragu bawe n'abaja bawe, mumenye ko Ubwongereza iriya diri bwayisibye yavuyeho. Minisitiri w'Intebe yaravuze, yarabibabwiye. Guverinoma y'u Rwanda rero kuvuga ngo biranatangaje cyane, kubera ko iyi mvugo itandukanye n'ibyavaga mu kanwa ka Mukurarinda, iyi mvugo itandukanye n'ibyavaga mu kanwa ka Yolande Makoro, itandukanye n'umwirato n'agasuzuguro ka Biruta yagendaga agaragaza. Aha rero burya ngo akagabo gahimba kandi kataraza, twari twarabibabwiye, twarabivuze inshuro nyinshi cyane.
ibinyamakuru byo hanze byarababwiye inshuro nyinshi cyane ko iyi diri idashobora kujyamo, n'iyo yanajyamo izaba inyuranyije n'amategeko. Uwitwa Mukurarinda rero ngo ni n'impuguke mu mategeko, nayo amategeko yize, yewe na Vodavoda Uwizeyimana Evode, babivugaga wumva nyine bameze nk'abantu barimo kwemeza ko byanze bikunze, kuko Kagame yasinye diri, amafaranga agomba kuza, impunzi zigomba kuza, abantu bagomba guhabwa amataje n'ibiki byose. None ko mutangiye kurera yuko areka bimeze bite, aho mutangiye noneho kuvuga ngo Ubwongereza ngo rurimo gutekereza guhagarika amasezerano yo kohereza abimukira. Nimubanze muteke mwite, nangiye kuvuga muteke care, nimubanze mufate neza abenegihugu banyu, nimubanze murebe iby'iwanyu. Abimukira murashaka bo kugira gute? Ayo mazu murimo kububakira mwayubakiye bande mu Rwanda? Nabo mwari mwarayahaye ko mwabavanyemo, nabo mwayahaye ko mwabambuye umuriro n'amazi, nabo mwayabahaye ko ikibazo ari ukuyabamo ntibabone icyo bayaryamo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje rero ko ngo yamenye umugambi, yamenye kandi twari twarabibabwiye mbere, ahubwo muri abasazi, ngo yamenye umugambi wa guverinoma y'Ubwongereza wo gusesa amasezerano ajyanye no kohereza mu Rwanda abimukira binjira muri icyo gihugu ngo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ikavuga ko u Rwanda rwo rugishishikajwe no gushakira ibisubizo ikibazo cy'impunzi ku isi yose. Murimo umushishikajwe no gushakira ikibazo cy'impunzi ku isi yose. Abo mwari mwarahunganye muri za ngingo zanyu 8 mwavugaga ko harimo guca ubuhunzi burundu. Abo mwari mwarahunganye, ntabwo nahunganye namwe. Abo mwari mwarahunganye ubu ngubu bari hehe? Muri kumwe n'abangahe aho ngaho? Benshi bicaye aho ngaho bambaye n'inyenyeri zibavuna urutugu, bafite abagore n'abana babo bamaze kwaka impapuro z'ubuhungiro mu bihugu byo hanze. Abafite mu nshingano zabo ibyo guca ubuhunzi, mwakoze iki? Abanyarwanda bahunga buri munsi, bamwe mukabasangayo mukabaronga, abandi mukabarasa, abandi mukabatemagura, abandi mukagira muri mu biki? Muraca ubuhunzi mu bigenze bite? Mushishikajwe no gushakira ikibazo cy'impunzi igisubizo ku isi. Muri Kongo murimo murakora ibiki? Turakomeza hano ngo hari itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma kuri itariki ya 8. Umuvugizi wa guverinoma buriya ni Yoranda Makoro na Mukurarinda, ariko hagati aho ngaho Yoranda Makoro namubonye handi mu yindi interview y'Icyongereza ari kumwe n'umugore ugomba hari kuba ari uwo muri Nigeria, numvaga avuga Icyongereza. Itangazo ryaturutse ngo muri biriya biro byabo ku itariki ya 8 Nyakanga, no kuvuga ku munsi w'ejo. Ndizera ko ryahuriranye n'ikiganiro twari twagize ku munsi w'ejo. Effectivement tuvuga kuri ibi ngibi, ryavuze ko u Rwanda ngo rwamenye umugambi w'Ubwongereza. Rwamenye, s'il vous plaît, igihe mutabimenye ni ryari? Igihe inkiko zitaberetse ko ibyo bintu ari unlawful, igihe House of Law yababwiye ko ibyo bintu bidashoboka, igihe abadepite b'Abongereza bajyaga kuri mikoro bagateza ubwega bakabwira ko ibyo bintu bidashoboka, mukanga mukiharira. Uriye ikiriya gisahiranda ni ibisambo bibiri byari byahuye. Hari uwo muhungu w'umwimukira Rishi Sunak, hakaba na Kagame, bose ni ibisambo byari byahuye. Mwashakaga kugabagabana ayo mafaranga, ariko mwari muzi neza ko ibyo bintu bidashoboka. Niyo Rishi Sunak yenda kugaruka, yagombaga kugaruka bagakomeza bakabirwanya, kuko ahandi mu kindi gihugu rubanda iravuga, ntabwo ari mu Rwanda. Nuko rero barakomeza nyine iryo tangazo ryo ku itariki ya 8 Nyakanga ryasohotse ejo rivuye mu biro by'umuvugizi wa guverinoma, ngo ryavuze ko u Rwanda rwamenye umugambi w'Ubwongereza wo guhagarika ayo masezerano, ngo nk'uko biteganywa n'amasezerano yemejwe n'inteko ishinga amategeko n'inteko zishinga amategeko zombi. Mwibuke ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bakoze huti session yo kugira ngo babyemeze, ariko nabo bari bafite icyizere gikeya. Ku buryo n'abadepite babaje ibibazo byinshi cyane byagiye bivugwa, ndetse n'abadepite kugeza ubwo babavuze mu mazina mu buryo budasanzwe mu Rwanda.
rikomeza rero rigira riti ubu bufatanye bwatangijwe na guverinoma y'Ubwongereza mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abimukira binjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo cyari kibangamiye Ubwongereza ni ikibazo cy'Ubwongereza ngo ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda. None se ko byari bibangamiye igihugu cy'Ubwongereza kikaba cyari ikibazo cy'Abongereza, mwebwe mwajyaga gushya mwarura iki niba atari amafaranga mwashakaga? Nabonye barimo kwerekana ibintu by'ibizu bigeze kuri za Renton, nabonye baramennye na beto cyo kora hejuru, ngo bashakaga ngo kuzabatuzamo ayo mafaranga, ayo mazu mwayubakiye Abanyarwanda. Ni mu birimbagure rero mubishyire hariya abaturage baze bahahinga. Itangazo kandi ngo ryerekanye ko nubwo bimeze bityo rwubahirije uruhande rwarwo rw'amasezerano ngo harimo n'ibijyanye n'imari, kandi ngo ruracyashishikajwe no gukemura ikibazo cy'impunzi ku isi, harimo gutanga umutekano, icyubahiro ndetse n'amahirwe ku mpunzi zose n'abimukira baza mu gihugu cy'u Rwanda. Umuntu yicaye, nta bihugu byinshi nzi, umuntu yicaye akabara impunzi z'Abanyarwanda ziri muri buri gihugu, uretse izo mugenda mwinjirira mukazihindura intore, mu gitondo zikaza kurya kuri ambasade, nimugoroba zikajya kurwanira ku biro byaka impapuro z'impunzi. Ntago ushobora kubara Abanyarwanda bari hanze mu rwego rw'ubuhunzi ngo wumve wibaze icyo gihugu giproduiza impunzi zingana n'izicyo ku buso bungana nka kuriya, utangire kwibaza ko icyo gihugu aricyo cyahindukira kikajya kwakira impunzi zose zajyaga kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza ngo mu buryo kandi bunyuranyije n'amategeko. Bivuze iki? Mwebwe mwakira les excreta, ibiyungururwa, ibivuzo, ibikatsi, mwakira ibitanyuze mu mategeko mu bindi bihugu, mwebwe bikaza iwanyu mukaba ari byo mwakira. Ibyo kuko murumva atari ibintu byo kwiyerurutsa. Amasezerano yo kohereza abimukira yashyizweho umukono na guverinoma zombi bwa mbere muri Mata umwaka wa 2022, avugururwa mu Ukuboza umwaka wa 2023, ubwo yongerwagamo ingingo zimara impungenge abavuga ko u Rwanda rudatekanye, kandi na n'ubu byari bikivuga ko rudatekanye. N'ubu uyu munsi kuri iyi saha, kuri uyu munota turavuga ko rudatekanye. Urwego rw'Uburayi rushinzwe kurinda uburenganzira bw'ikiremwamuntu ECHR rwigeze kwitambika ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda, ariko abagize inteko y'Ubwongereza bahaye guverinoma ububasha bwo kutongera kubahiriza ibyemezo by'inkiko zo hanze y'igihugu. Nyamara kandi uriya mucanshuro, iriya mpunzi nayo ubwayo, uriya mwimukira nawe ubwe, Rishi Sunak w'umuhinde w'umunyakenya, ubwe bwite nawe yivugiye ko nta kintu na kimwe kizakorwa kuri ariya masezerano mbere y'itariki ya 4 Nyakanga. Ahubwo se mwabipfa mutima mwe, mwari muzi ko ashaka kuvuga iki? Yashakaga kuvuga ko nta kizashoboka mbere y'uko atorwa, kandi nawe yashakishaga kureba ko yatorwa. Nta n'ikindi cyamuvanye muri ofisi uretse gusa iriya diri mwafatanyije ubugoryi nawe. Nyuma rero y'uko Rishi Sunak wari minisitiri w'intebe yeguye kuri uwo mwanya, ariko tubibutse neza ko ateguye, ahubwo amajwi yamukubise hasi, yarayabuze. Nyuma yaho ishyaka rye ry'abakonservative ritsinzwe amatora y'abadepite agasimburwa na Keir Starmer, wahise atangaza ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ayihagaritse. Namwe mwiyumvire, umuntu nibwo akinjira muri ofisi, nibwo agitorwa, yewe nta n'ikindi gitabo arasoma, nta n'urundi rwandiko arasinyaho, mu gutangaza muri discours, mu gutangaza ikintu cya mbere yatangaje ko iyo deal ivuyeho. Bivuze iki? Bivuze ko n'uwirukanywe, n'uwimwa amajwi, nta yindi mpamvu nicyo ngicyo yazize. Mwabipfa mutima mwese, ahubwo mwabanje mukumva neza ko ibyo bintu ari cyo kintu cya mbere cyatumye habaho impinduka mu gihugu cy'Ubwongereza.
Abanyarwanda rero baracyakomeza nyine kwikirigita bagaseka, baravuga ngo icyo cyemezo ngo cy'umutegetsi mushya wa UK w'Ubwongereza ngo gisobanuye, ngo ibyo gisobanuye nyine ngo nuko mu by'ukuri u Rwanda ibyo bahawe byose ngo babitakaje. Igahanga mu Rwanda ngo hari aho abimukira bari kuzatura. Ayo mafoto nahoze nyabona, niyo nahoze mbabwira. Mu by'ukuri umutima muhanano ntabwo wuzura igituza. Abanyarwanda mufite umuperezida urwaye mu mutwe, barababwiye bati ibi bintu ntabwo bizashoboka. Amategeko mpuzamahanga agenda impunzi no gusaba ubuhungiro ntabwo abyemera. Za petisiyo zaratambutse, Nations Unies yarabibwiwe, ishami ry'umuryango w'abibumbye Nations Unies ryita ku bibazo by'impunzi HCR ryarabibwiwe. Abahanga bagiye hanze baravuga. Dr. Charles Kambanda yarabivuze inshuro nyinshi cyane mu kiganiro na Turayishimiye, ababwira ati ibi bintu ntibibaho, ntabwo bizakunda. None birangiye leta igeze aho zihindura imirishyo. Uyu mugabo Rishi Sunak, yes, wenda hari kwa Tony Blair bazabaha ku mafaranga bakoreye muri representation nk'abavoka, abagore babo bakoze muri ayo madosiye, ariko mwibuke neza ko nibatanayabaha bazaza kuyarira mu ngagi, mu birunga. Ntabwo ari ikibazo, ariko mwibuke neza ko ibi bintu bari barabivuze. Aya mafaranga abakomisiyoneri na Kagame yewe yariyeho makeya, aya mafaranga yarayo gusa gupfusha ubusa, nk'uko musanzwe mumenyereye gusesagura ibyo mu Rwanda, mugatekereza ko muzajya musesagura n'iby'ahandi, mugeretseho n'ibyo muri Kongo. Umushinga rero munini cyane ngo ubwubatsi Igahanga, ahari gutuzwa abimukira bagombaga kuva mu Bwongereza, ngo hariya Igahanga ngo byose byari byaramaze gutungana, ariko gutsinda kwa Labour, ni ukuvuga ririya shyaka ry'abashingiye amahame yabo ku murimo, ngo ko mu cyumweru gishize gushobora ngo kugira ingaruka ku buzima bwabo, ku buzima bw'abandi, ahubwo muri abasazi. Aho ngaho Igahanga mu karere ka Kicukiro i Kigali, ku ntera ntoya uvuye ku muhanda mugari wa kaburimbo werekeza mu Bugesera, hari umushinga munini w'ubwubatsi watangiye mu mwaka ushize, washyizwemo amafaranga na leta y'Ubwongereza ngo hazatuzwe abimukira bagombaga kwirukanwa mu Bwongereza kujya gutuza. Niyo mwigeze mwumva umuntu yirukana abantu yarangiza agatanga amafaranga yo kujya kubatuza, niba atari ifraude n'amaguye mwakoraga? Leta y'Ubwongereza yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, niyo yari yumvikanye n'iy'u Rwanda kwakira abimukira idashaka iwabo, inateganya miliyoni zigera kuri 300 z'amapawundi mu bikorwa byo kubohereza mu Rwanda, birimo kubaka ahantu bagombaga kuzatuzwa. Ubwongereza bwari bumaze guha u Rwanda miliyoni zigera kuri 240 z'amapawundi, mu gihe ayandi miliyoni 50 nayo yari mu nzira nk'uko byateganyijwe n'uruhande rw'Ubwongereza mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ndibuka Kagame ubwo bamufatiye ahantu arimo yinjira ajya kureba kariya gasuma ka Rishi Sunak, abanyamakuru barumaje bati ubwo ngubwo bizagenda bite? Yaravuze ati nimushaka amafaranga yanyu nzayabasubiza. Ubuse kandi ko murimo kwiheha imisuzi muvuga ngo mwebwe ibyanyu mwarabyujuje, Kagame ayo yavuze azasubiza azayasubiza ryari? Bizagenda gute? None se ibyanyu mwarabyujuje muzasubiza yahe kandi? Cyangwa murashaka no kujya kuburana izo 60 zari zisigaye? Ariko rero Rishi Sunak wo mu ishyaka rya Conservative uherutse gutsindwa mu matorwa agasimburwa na Starmer wo mu ishyaka rya Labour. Starmer mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko gahunda y'Ubwongereza n'u Rwanda yapfuye kandi yahambwe. Mu byumva kera twajya tuvuga ngo umuntu yarapfuye n'abamuhambye barasaze. Iyo gahunda yarapfuye, yarahambwe, n'amafuni yayihambye barayajugunye, ni mu byibagirwa. Aha rero barimo kubaza
inzu barimo kubaka inzu zo guturamo zirenga 500 zubatse mu buryo bw'ama etage flat hafi 70, ndetse n'umuhanda ujyayo muri aka gace. Uyu ni umushinga munini cyane watumye gahunda n'ubuzima bw'abahakora n'abahaturiye bwarahindutse nk'uko bivugwa muri uyu mushinga urimo imbaraga nyinshi, bakora amanywa nijoro, nubwo nijoro hadakora abakozi benshi nk'uko abo twavuganye bahakoraga babivuga. Abo ni abaganiye nyine kiriya kinyamakuru Igihe, ikinyamakuru nacyo kibifobagane, gusa ntibifuje gutangaza amazina yabo. Nta mafaranga yabaga ino, nta mafaranga ngo baravuga ngo nta mafaranga yabaga inahangaha, ngo kuri iyi site y'ubwubatsi hakoraga abakozi barenga 2,000. Benshi ni urubyiruko, abayede, abafundi, abatekinisiye mu bice bitandukanye by'ubwubatsi, n'abakurikirana ibikorwa ba superviseur. Abakora hano bahembwa hagati y'3,000 n'ibihumbi 10 ku munsi, nk'uko babivuga. Umukozi bise bahaye izina rya Jean Pierre ngo ni umufundi wabyigiye w'imyaka 23, akaba amaze amezi 6 akora aho ngaho, abarirwa 6,000 ku munsi, agahembwa ku kwezi. Ni ubwa mbere nk'umufundi yarabonye akazi gahemba neza kandi kamaze igihe kinini, nk'uko yabibwiye abanyamakuru. Reka rero mbabwire, ibi bintu byo kuba byonyine abanyarwanda bataragiraga imirimo yo gukora, mukaba murimo murata ko abagera ku 2,000 mwari mwarabashyize kuri iyo chantier cyangwa kuri iyo site yo kwakira impunzi z'Abongereza. Ahubwo nibibigishe noneho gukora ku buryo politike yanyu izajya yibuka n'ubuzima bw'abaturage. Abantu bakabona bagashakirwa ibyo bakora, bakabona ibyo bakora, atari ukuvuga ngo dore ngo abantu ngo bakoraga ahangaha ngo bahembwaga none akazi karahagaze. Nyine nimurebe ibyo mugomba gukorera abaturage banyu. Urwo rubyiruko murimo muvuga, abo bafundi barangiza amashuri y'ubwubatsi ntibabone ibyo gukora, ntago buri gihe muzajya gushakisha Abongereza kugira ngo baze bakore ibyo ngibyo. Kandi iyi nanone ni gasoko ibamenyesha ko akimuhana kazi imvura ihise. Reka turuhuke abanyarwanda, turaje mu kanya. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Jugujugu rero no muri Canada tugeze kuri Madame Mushikiwabo Louise, akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Nk'uko twabivuze kenshi cyane, uyu mudamu akaba yaragiyeho mu buryo butumvikanye, nazo ari zamaguye nk'izo zose Perezida Paul Kagame agenda akora, agerageza kwimplanta abantu ahantu hose, aho yagiye nyine anaga uriya mugore muri francophonie. Umugore ageze muri francophonie yahakoze zasaga nyinshi cyane, ibyo birazwi. Ubufaransa bwarongeye bwiyunga n'u Rwanda nyuma yasaga nanone zivuga ko Abafaransa bakoze jenoside. Nyuma yo gukora jenoside bagahabwa imbabazi, Igifaransa cyaciwe mu Rwanda kikagaruka mu Rwanda, bakajya noneho guhagararira Igifaransa mu rwego murumva ibyo ari byo. Ibi rero ntabwo bihira buri gihe, ariko wenda buhoro buhoro umuntu agenda abona utuntu dutoya yavuga nk'uku nguku. Ntabwo ari bya bindi kera twiga mu giforomo, ndi umuforomo, hari aho twajyaga tuvuga, wajyaga wandika ngo rien à signaler. Ahangaha iya beaucoup à signaler, wenda utuntu dutoya mutekereza. Ariko Louise Mushikiwabo yagiye ari umucanshuro, none nawe bitangiye kugenda bimukoraho. Havuyemo za saga zo gukabakabana na Macron. Ubu ageze muri Canada, agiye ngo mu nama y'abadepite bo muri francophonie, aho noneho
yagiye aderivaringa ijambo rye, n'ibyo turaza kurisubiramo naryo nk'uko abantu bo mu gihe babivuga, ariko byibura tukaba twaragize amahirwe yo kubona ko abakongomani bihagazeho baramwataka ku buryo bugaragara. Louise Mushikiwabo arya indimi, abazungu bagerageza no kumurandata, kumutwara mu maboko, oshya umusinzi cyangwa warwaye isereri. Louise Mushikiwabo ageraho yihagararaho, igitima giteragura, atangira kugenda asubiza ibibazo by'abanyamakuru, ndetse babwira n'abo bazungu bati nimumurekure, dore atangiye gusubiza, tumufitiye ibibazo byari bihe rero. Ibibazo byari byo uko u Rwanda rutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rukajya gutera y'akajagari, bakajya gusahura, bakajya kwangiza ubuzima bw'abanyekongo. Louise Mushikiwabo rero yagaragaye rwose agoswe cyane n'abanyekongo, asohoka mu kiganiro yari yajemo muri iriya nama navuze nyine yabariye abadepite. Abakongomani bamugoteye mu kirongozi, muri kuruwaje, aho noneho abazungu bahagobotse baramurandata rwose, bamufata mu maboko Louise Mushikiwabo, bakagenda bamubaza ibyerekeranye n'intambara yo muri Kongo. Ibi rero abanyarwanda, muribuka kera mu Bubiligi yigeze kubaho saga, naho aho abanyarwanda bitwa abanyekongo abitwa abakombata bajyaga banataka abanyarwanda bigendera ku giti cyabo. Ibi bintu rero banyarwandakazi, tuzajya tuzira amabi dukorerwa na Kagame. Uyu Kagame today ni urimo kugenda yiyamamaza, yereka isi yose ko ari umuntu ukunzwe n'abenegihugu. Ntabwo rero ariko biteye. Uriya munyamabanga mukuru rero wa Francophonie Louise Mushikiwabo, mu by'ukuri yagiye hariya azi neza nyine ko agiye kuderivaringa ijambo rye, abantu bakumva, akongera agahaguruka akagenda. Abanyekongo bariye karungu, batangira kumubaza ibibazo, mbese habaye hamana kugira ngo ahave. Louise Mushikiwabo yasabye mu biganiro bye nyine muri ayo magambo ye yavuga ngo yasabye impande zombi mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza imyanzuro yafashwe igamije kuyihagarika. Iyo bavuga impande zombi, ntabwo batinyuka kuvuga ngo uruhe n'uruhe, kuko hari uruhande rugizwe n'abantu mu by'ukuri b'abanyarwanda. Abantu ba M23 ni abanyarwanda twarababwiye inshuro nyinshi. Abanyarwanda bagenda muri ziriya ntambara bagapfiramo, ibimenyetso byinshi biragaragara. Hari naho nabonye mu gitondo naho kuri abantu b'imihanda nyine kuko nahoze mbabwira, bavuga ko ngo muri Kongo ngo hari igihembo ngo gitangwa iyo ubazaniye umusirikare w'u Rwanda wafashe ari muzima. Ibi rero ni ingaruka zigaruka ku banyarwanda, ariko uzibatera ari we Paul Kagame yigaramiye. Nk'ubu Louise Mushikiwabo iyo aza kuzirikana ko ziriya ntambara zo muri Kongo nta kintu zimwungura uretse umushahara abona, yashoboraga no kubona ahandi hantu, kuko ni umuntu wize, yashoboraga kubona ahandi hantu. Mubabarire, ntabwo yakagombye kuba ari mu bintu nk'ibi ngibi, ariko kubera gusa gushyirwa mu mirimo igamije ubuhemu, ukemera nawe ugakurikira buhumyi, ngahanga iki cyo bitubyarira. Mu butumwa rero Louise yatangiye muri Canada, ubwo yari amaze ngo kwitabira iriya nteko rusange y'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize umuryango uzwi nka APF. Iriya ntambara yo muri Kongo yatangiye mu mwaka wa 2021 ngo ihanganishije umutwe wa M23 witwaje intwaro n'ingabo za RDC. Mu mwaka wakurikiyeho i Nairobi muri Kenya, i Rwanda, muri Angola habaye ibiganiro. Impande zombi zisabwa guhagarika imirwano zikajya mu mishyikirano, gusa ntabwo ibi byemezo byubahirijwe kuko M23 n'ingabo za RDC ngo bakomeje kurwana. Uyu mutwe wavugaga ko ushotorwa
ufata ibice ushotorwa ufata ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'imirwano yatumye abaturage benshi bahunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherutse gutangaza ko hashingiwe ku biganiro umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi yagiranye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa RDC wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2023. Ingabo za RDC na M23 byemeye gutanga agahenge k'ibyumweru 2. Hanyuma mushiki wawe yasabwe n'umunyamakuru kugira icyo avuga kuri iriya ntambara ikomeje guhungabanya ibihugu muri OIF, mu kuvuga muri uriya muryango nyine bavuga Ifaransa. Asubiza ko yifuza ko abanyekongo babaho mu mahoro kandi ko bagira ko kugira ngo bigerweho impande zihanganye zikwiye kubahiriza imyanzuro yafashwe n'abahuza. Yagize ati nk'umunyamabanga mukuru wa Francophonie nifuza amahoro, nifuza ko abavandimwe n'abashiki banjye b'abanyekongo, sinzi niba Ruwiza agira abashiki be nawe, mbere ye umuturanyi babaho mu mahoro kandi kugira ngo bigerweho imyanzuro yafashwe binyuze mu nzira zitandukanye z'ubuhuza ikwiye kubahirizwa na buri wese. Aha rero niho nahoze mvuga ntise ariko reka wenda dukomeze. Perezida wa Angola Joao Lourenço ku itariki ya 27 Kamena muri uyu mwaka yabwiye abanyamakuru ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo impande zombi zirebwa n'iki kibazo zigishakire umuti urambye. Twanabibutsa ko umusibo ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Budome Nduhungirehe hamwe na shebuja General Kabarebe baherekeranyije bajya muri Tanzania, bajya nabyo muri ibyo biganiro. Ariko nabwo nanone ari Louise Mushikiwabo, ari shebuja Kagame, ari Budome, ari General Kabarebe, muri bose nta numwe usobanura impamvu bavuga ko nta ruhare bafite mu bibazo byo muri Kongo, ariko bakarenga bakajya muri ibyo biganiro. Iyo mu ruhande rumwe bavuga bati ntaho duhuriye nabyo, mu rundi ruhande bakavuga bati tugiye mu biganiro, baba bajya gukora iki? Nyamara bababwira bati nimuvane ingabo zanyu, bati cyo ntabwo ari ikibazo kitureba. Nyamara abantu bapfusha abantu bakavuga ngo kakanaka bapfushije. Banyarwandakazi, abana bapfa n'abanyu. Louise Mushikiwabo nta mwana wapfira, General Paul Kagame nta mwana wapfira, abana ba Paul Kagame birirwa mwirukanka inyuma nanjye ngo ba Paul Kagame ababereye Saint Joseph birirwa mwirukanka inyuma bagiye muri team peke bagiye kumwamamaza, nta numwe yohereza muri Kongo. Undi we yararyoshye yibereye mu bucuruzi, arimo ararya ubuzima. Abandi bana banyu barimo barapfira muri Kongo. Ibyo banyarwandakazi ni ibyanyu. Niba rimwe mukunda abana banyu cyangwa se niba mushaka kubakundira abandi bazigama babo, nabyo icyo ni ikibazo kibareba. Reka twongere dufate akandi karuhuko tuze ku nkuru ya nyuma twabateguriye uyu munsi yerekeranye n'umuhango wo kwiyamamaza no kwitegura amatora. Ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, kandi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Nkuko twabitangiye tubivuga rero, gahunda ya kampanye electorale ni gahunda yo kwamamaza abakandida irakomeje mu Rwanda. Muzanarebe ibyerekeranye n'abadepite ntawe ubivuga kuko mu by'ukuri amatora rega yararangiye. RPF ifite abadepite bayo kandi bagomba gupasa byanze bikunze bubi na bwiza, yewe n'ababandi bitwa ko araba mu byiciro ibyiciro byihariye, abari abategarugori, urubyiruko, abamugaye, nabo bamaze kwinjizamo ababo ku mugaragaro, uretse ko nanone n'utarimo nawe bamusinyisha bubi na bwiza. Nababwiye dutangira, nababwiye aho ba minisitiri utuma twishima babaye deployed
bajya nuza muri za genzi buri mugoroba ibyo byose ni ibyo nyine gahunda irakoze irateguye. Ariko noneho bakandida twavuga ko bashyizweho kugira ngo babe imperekeza, nabo barakomeza kwiyamamaza. Nahoze numva nanone mu yandi makuru aho bari barimo baseka, abanyamihanda nabo baseka Philippe Mpayimana bavuga ko ngo yavuze ngo we ngo ni umukandida ngo w'amafi, aho yabaye umukandida w'amafi ntabwo mbizi. Ariko noneho twigarukire hano kuri Green Party ya Dr Habineza Frank, aho mu kwiyamamaza bamenyesha abaturage ko ngo bazabagabanyiriza ibibazo by'imisoro, bakabakuriraho umusoro witwa TVA, taxe sur la valeur ajoutée wa 14%, ndetse ngo n'inyungu z'inguzanyo ku mabanki zari zigeze kuri 12% ngo zikavanwaho. Iwo ni umugambi wa Green Party. Mu minsi itarambiranye u Rwanda ruraba rwinjiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yo kwihutisha iterambere, icyo bita NST2. Iyi gahunda rero izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2029. U Rwanda rurabura imyaka mike cyane ngo rugere ku ntego nyamukuru yarwo yo kubarizwa mu bihugu bifite ubukungu bugereranyije, aribyo bita middle income country. Ibi bigaragaza uburyo urwego rw'ubukungu ruzaba ruteye imbere, u Rwanda rukaba rwarigize mu diverbe kwigira mu nguni zose, hahandi nta watinya kuvuga ko ngo nk'ingengo y'imari yose izaba ituruka mu banyarwanda bivuye kuri 64% rugezeho kuri uyu munsi. Ni ukuvuga kuri uyu munsi mu myaka 5 bazava kuri 64% bazamuke bagere ku 100%, ibintu byose biva mu Rwanda. Hari ibintu bajya bavuga ngo umuntu ari kirigita agaseka, ntabwo tubitindaho cyane kuko amagambo menshi yagenda avuga ku buryo ngo n'uwiyambariye umwenda mwiza yaguze yumva ko ngo yogejejweho na Paul Kagame. Ubukomere rero ngo bwiriya ngingo nshyashya nibwo Green Party, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, ngo ryabwumvise kare, ndetse iyo urebye mu migabo n'imigambi yabo ubona byinshi ryiganyiriza uru rwego. Ngo kuri ubu rero iri shyaka ngo rikaba ririmo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Mwibuke ko abo bagabo ari babandi bagize 0.40 n'ibindi cyangwa 70 n'ibindi mu matora y'ubwashize. Ubu rero ngo bakaba bumva rwose ku itariki ya 15 Nyakanga bazatorwa, kandi bitwaje kuba bazakuraho uriya musoro wa VAT cyangwa wa TVA, bakanakuraho inyungu za 12% zitangwa ku nguzanyo zo mu mabanki. Binyuze mu mukandida waryo rero Dr Frank Habineza, ngo rikaba rigira kandi n'abakandida mu nteko ishinga amategeko. Mu mbonero za Green Party ngo ribona ko ubukungu bw'igihugu bwazahajwe cyane n'imbogamizi zirimo nka COVID-19, intambara yo muri Ukraine, ukagira ngo abanyarwanda barayirwana, ihanganyemo n'Uburusiya, umutekano muke n'amakimbirane mu karere, n'ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe. Ishyaka Green Party ngo rigaragaza ko nubwo ibyo bibazo u Rwanda rutabyizaniye, ngo hari n'ibindi bihari, nyamara ngo bikemuwe ubukungu ngo bwasugira bugasakamba. Ibyo rero ngo bikaba ari ibibazo birimo n'ubwiyongere bw'imisoro mu nzego zitandukanye, by'umwihariko w'inyongeragaciro. Ijambo rari naryibagiwe, w'inyongeragaciro uri kuri 18%
niyo mpamvu Green Party igaragaza mu myaka itandukanye igaragaza ko mu myaka itandukanye izakora uko ishoboye kose ngo igabanye imisoro ariko yongere umubare w'abasora badahunga gusoreshwa kuko imisoro itazaba ibavuna. Iri shyaka kandi ryiyemeje ko rizagabanya TVA kuva kuri 18% ngo ikagaruka kuri 14% ngo ku buryo u Rwanda ruzaba rusarura umusaruro urenga burase niba ari miliyari 261 n'ibice 92 ngo yakusanyijwe bitavunnye abaturage muri gahunda rero ngo yo gutunganya umusaruro w'umutungo kamere mbere y'uko woherezwa mu mahanga ngo iri shyaka rya Green Party ryimirije imbere binyuze mu kongera inganda enye zitunganya nk'amabuye y'agaciro zimaze kugera mu Rwanda. Ibi ngo bifite ishingiro ngo kuko buriya kohereza amabuye y'agaciro hanze adatunganyijwe u Rwanda ruba ruhombye inshuro ebyiri. Nk'ubu zahabu akenshi iba iri kumwe n'andi mabuye nk'ifeza cyangwa umuringa, ibishobora gutuma uyijyanye ku isoko idatunganyije ubona amafaranga make cyane. Ibi rero ni izi nzozi z'ishyaka Green Party ni nziza iyo ukomeje ugasoma iyi literature yose, ariko ikibazo aho gihera na ahangaha. Green Party iri ku ruhe rwego rwo kwiyamamaza mu Rwanda, noneho ikanakoma rutenderi hahandi bavuga ngo kureba igitsure ibyakubyaye. Ni hehe Green Party yumva ishobora gukora ikaba yakora ku gitunze Kagame, aho Kagame yibira, aho Kagame acinyira abaturage? Byonyine abanyarwandakazi iyo mubonye amafoto agaragazwa aho Green Party yagiye kwiyamamaza, sinshaka kuvuga Mpayimana kuri uyu munsi, mukareba amafoto aho Kagame yagiye abantu bahapfira, abandi bantu bakandagirana, ikiboko kirisha, mukareba mukumva uko ba midugudu ba inkeragutabara n'ibiki bazinduka babyutsa abantu ku kiboko bavuza karuru. Ahangaha wahita wibaza uti ibi bintu Green Party irimo irabivuga nyine nabyo kugira ngo bijye muri za archive nahoze mvuga, ya mafoto ari ya mavideo azagenda akajya kwerekanwa mu mahanga ngo ahango Kagame yari afite abantu bahanganye. Nakunze umugabo cyane witwa Maître Ntaganda Bernard, aho yavugaga ati Kagame niba ari umugabo yakwemeye nkajya hariya tugahangana, yashaka kanyiba ariko byibuze akereka abanyarwanda ko nahageze. Aha rero gufata umuntu uzi neza ko warusanzwe umuhereza 0.40 akishima, ukamufata ukamunaga mu nteko akishima, umugabo wivugira ko n'ubundi yahoze ari umurwanashyaka wa FPR Inkotanyi, yibe n'abandi nk'abo ba Maître Bernard mwashatse kubashyiramo ku ngufu barabangira, ba bakozi ba leta mujya gusinyisha ku ngufu n'ibindi bintu nk'ibyo. Ariko umuntu mwebwe mwifatiye mukamushyira hano. Reka turebe nka Bwana Mpayimana. Bwana Mpayimana yabanjije afite ishyaka, ejo bundi baramufata bamaze kumunegosiya no kumwoza ubwonko, bamujyana muri ministeri. Uyu mugabo ubusanzwe ni umunyamakuru, bamujyana muri ministeri. Bamugejeje muri ministeri ejo bundi kugira ngo aze kwiyamamaza bamusaba ko ngo abanza kwegura. Ibyo byose niba baranegosiye wenda ntiyegure cyangwa nibigenewe, ariko uhita wumva ko uyu mugabo mu by'ukuri bamushyize aho ngaho kugira ngo abe echantillon yo kwerekana ko hari abantu bari inyuma bashaka guhatana na Paul Kagame. So ni nako bimeze kuri Dr. Frank Habineza. Dr. Frank Habineza iyo mutamugusha neza ngo mumushyire mu nteko, uyu munsi ntacyo muba mufite muvugiraho. Ko mutabikoze kuri Maître Bernard ngo afite imiziro, afite ubusembwa. Ko mutabikoze kuri Madame Ingabire afite ubusembwa. Ko mutabikoze kuri
kuri madame niba ari madame niba ari mademoiselle Shima Rwigara Diane ko mutabikoze? Ntimwabatejereje cyamunara, ibintu byabo ntibyaguzwe n'abashumba banyu, simwe mu bitunze kuri ubu ngubu. Abanyarwandakazi, ibintu byo kutubeshya abanyarwanda nibabireke, nimureke kubeshywa. Ariko kandi nanone n'aba ngaba nabo bazi ko ari imperekeza, nibareke kwikirigita bagaseka. Wewe mugabo uri muravuga ko uzagenda ukavanaho TVA, ukavanaho inyungu zo mu mabanki, amabanki d'abord, amabanki asigaye mu buryo buri genuine y'abanyarwanda nayahe? Amabanki ataragurishijwe ngo ahabwe abanyamahanga bafitanye amasiri na Kagame nayahe? Ibi rero umunyarwanda kubimubwira ni ibintu nyine Yesu byinjira mu matwi, ariko iyo ubibwira ukabibwira abantu 30 baje kukureba baseka, barimo abanyonzi, barimo abagore b'abapfakazi bibereye mu rugo, no gutakaza umwanya. Ubundi se ahubwo umunyonzi wamukuragaho TVA ku isabune se, ku mavuta y'igare se, kuri esansi se igare rinywa, umukuriraho TVA kuki? Ku munyu wo guteka. Ubwo se ahubwo banyarwanda nta hantu namwe numva uvuga ko uzazana imirimo. Barimo bararira ko noneho n'imirimo bari barabonye aho bakaga kuri site yaho abimukira bazava mu Bwongereza bazajya, baravuga ko nibayibura batari bubone iyo bajya. Nawe utangiye kubabwira iby'imisoro. Imisoro we wayikora ufite ubuye bubasha? Wakwibeshya ugakora ku kintu Kagame arya wowe? Ntabwo bishoboka. Banyarwandakazi, abatabye ibwami tubeshywa byinshi, ariko kandi nanone reka tuzajye dufata akanya tubabeshyuze. Ikigaragara nuko abanyarwanda icyambere bagomba kumenya ko, kandi n'abanyamakuru benshi barabivuga, bagomba kumenya ko amatora Kagame yamaze kuyakora. Igisigaye gusa ni ukudeployinga, nkoresha urwo rurimi kubera ko nirwo rurimi rukoreshwa iyo ngiyo kwa Kagame, ni ukudeployinga abantu bakagenda bakicara mu cyumba ahantu, bakabarura bagashyira mu bisanduku, bakaza bakamurikira indorerezi, bamara kumurikira indorerezi amajwi akagenda hari akaba proclame, Kagame akagenda azamura akaboko ngo yatsinze. Ngibyo banyarwandakazi, umugambi mwiza wa Frank Habineza na Green Party, ibyo muduteganyiriza mu myaka 5 iri imbere, ukuntu muzabikora ni mujyane mu bibike bya bindi Kagame yavuze ngo bashyire satima zabo mu kabati. Ni mujyane namwe izo nzu zizanyu muzishyire mu kabati, kuko ntiziteze na rimwe kuzaba ukuri, cyangwa se nimuteze kuzazikana. Reka rero tubashimire mwe mwadukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi mukomeze mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu, murebe ibitekerezo byanyu, mubidushyirireho, mutubwire ibibera aho ngaho, natwe dukora akazi ko kubatumikira. Reka rero mbasezereho, mukomeze kugubwa neza hano i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ngewe nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho.